Ndabasubije mwese abakunzi ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibiribwa 5 byongera amashereka igihe wabuze isombe. Ababyeyi benshi bajya bagira ikibazo nk'iki gihe cy'impeshyi ugasanga babuze isombe, na cyane ko mu muco w'abantu bazi neza ko isombe iri mu byongera amashereka. Niba rero warabyaye ukaba uri kubura isombe, hari ibindi biribwa bigera kuri 5 wakwifashisha bikagufasha kongera amashereka, kandi nabwo ubuzima bugakomeza bumeze neza n'umwana amerewe neza. Bana natwe rero ukomeze usobanukirwe, wige, wumve, umenye byinshi bijyanye n'ubuzima, bijyanye n'indwara ndetse n'uko wakwitwara imbere yazo. Ni muganga Theophile muri kuganira nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu cyarengera ubuzima. Wibuke gukora subscribe no kunzogera, usharinga inshuti zawe nazo zibashe kumva inama zivugirwa ahangaha. Isombe rero ni kimwe mu biribwa ababyeyi benshi barya iyo babyaye, kuko bemera ko yongera amashereka. Iyo iteguwe neza, igatekwa igashya neza, iba ifite intungamubiri nyinshi n'imyunyungugu myinshi, ku buryo bifasha umubyeyi kongerera umubiri imbaraga no kongera amashereka. Muri iki gihe cy'impeshyi rero ntago byoroshye kubona isombe. Isombe rwose iri guhenda cyangwa se iragoye kuyibona kubera izuba. Igihe rero isombe yabuze, igihe ubona byagoranye, nyamuneka hari ibindi byo kurya byagufasha kubona amashereka, hari ibindi byo kurya byatuma umwana akomeza kugira ubuzima bwiza, ari byo nje kukubwira kano kanya. Ikiribwa cya mbere kigufasha kongera amashereka, amazi. Abantu benshi bibagirwa kunywa amazi. Ababyeyi benshi banga kunywa amazi, bibwira ko amazi nta kamaro afite. Nyamara amazi ni ingenzi cyane ku mubiri wawe. Ikindi kandi wibuke ko ku mubyeyi wonsa, umubiri ukoresha amazi menshi mu gukora amashereka. Niba rero utari kunywa amazi, wumve ko umubiri uri bugorwe no gukora amashereka. Ababyeyi benshi bagira inyota, bakumva ko ikintu cya mbere cyo kwihutira kunywa ari igikoma, bakumva ko ibintu bya mbere byo kwihutira kunywa ari bya binyobwa birimo isukari nyinshi, y'amaji, ariko ntago ari byo bikenewe cyane kurenza amazi. Nubwo nabyo ndibuze kukubwira aho bikenerewe. Amazi rero ni ingenzi cyane ku buzima bwawe. Niba wonsa, ni ingenzi cyane mu gukora amashereka, bikaba byiza cyane by'akarusho kuyanywa mbere yo konsa, imbere y'uko ugiye konsa, cyangwa se ukayanywa nyuma umaze konsa. Babyeyi rero nshuti zanjye, ntimukongere kwibagirwa amazi. Amazi ni meza, amazi ni ingenzi, amazi ni ubuzima. Ikintu cya kabiri ni imboga rwatsi nyinshi. Mu mboga rwatsi turasangamo dodo, dusangemo epinari, dusangemo mashu n'izindi mboga zose muzi z'ibyatsi, za zindi dukunda gukoresha mu ngo zacu. Imboga rwatsi zikungahaye ku butare na calcium, cyane cyane dodo na epinari. Ibi bintu rero bino binyabutabire rero akenshi usanga bifasha cyangwa se byongerera intungamubiri umubyeyi wonsa. Iyo urya imboga rwatsi buri munsi mu mafunguro yawe, umubiri urushaho gukora amashereka menshi ahagije, umwana akabona amashereka yo konka. Ikindi kandi iyo urya imboga nyinshi bikurinda no kurwara constipation. Ikindi bituma umwana nawe atagira constipation ngo amare iminsi atari kwituma. Babyeyi rero mutangire mwihata imboga n'amazi ahagije. Ikiribwa cya gatatu ni igikoma. Igikoma rero iyo tuvuze igikoma, igikoma cyiza ni ikirimo amasaka, igikoma cyiza ni ikirimo uburo, ni ikirimo ingano, ni ikirimo ibigori. Uru ruvange rw'aya mafu ni kimwe mu byo ababyeyi bagomba kunywa. Akenshi ibi binyampeke biha umubiri ingufu kandi bifasha umubyeyi kugabanya umunaniro. Kunywa igikoma mu gitondo cyangwa nimugoroba ni byiza ku mubyeyi ukeneye kongera amashereka. Ikindi kandi birafasha cyane.
ahangaha rero mu gikoma uba ushaka kongeramo amata igihe runaka ndetse mu gihe wumva ko ari ngombwa. Igikoma gituma umubyeyi agira imbaraga, ikindi kandi hari abantu bibwira ko buri kanya aba agomba kunywa igikoma. Ntabwo igikoma ari ngombwa kukinywa buri kanya, uba ugomba kuvangamo n'ibindi binyobwa bitandukanye kuko byose biba biri bugufashe kongera amashereka. Ikiribwa cya kane ni ubunyobwa. Ubunyobwa bukungahaye ku mavuta meza. Aya mavuta afasha umubyeyi wonsa kugira ingufu no kongera amashereka. Ushobora kurya ubunyobwa bukaranze, ushobora kubukoramo isosi, ariko icyiza kandi nanone burye mu rugero. Akenshi ababyeyi bonsa bitewe n'ibintu bari kurya ngo babone amashereka, hari abahita bagira umubyibuho ukabije kandi nabyo si byiza. Niyo mpamvu rero ukwiye kurya mu rugero, ibi ngibi turi kukubwira bikugirira akamaro, ariko ukagerageza kubirya mu rugero. Ikiribwa cya gatanu ni ibikungahaye kuri poroteyine. Ibikungahaye kuri poroteyine dusangamo amagi, amafi, ibishyimbo, soya. Ibi bintu bikungahaye kuri poroteyine ni ingenzi cyane ku mubyeyi wonsa. Bikaba byiza by'akarusho kubifata ku ifunguro ryawe rya buri munsi, ukabonaho byibuze kimwe, ikiribwa kimwe gikungahaye kuri poroteyine. Nshuti yanjye rero mubyeyi ubana natwe buri munsi, nubwo ibi biribwa bifasha kongera amashereka cyangwa se bifasha gutuma umwana yongera konka neza, ntabure ibyo konka, ni ngombwa kandi ko nawe uba ugomba kwita ku buzima bw'umwana, ukita ku isuku, ukita ku mibereho ye, ibyo byose uba ugomba kubikurikirana. Iyo umwana yonka kenshi nabyo muri mu bintu bituma amashereka yiyongera. Gerageza rero umwonse kenshi, umufate umwe igihe cyo kuruhuka, unywa amazi ahagije, ni byiza cyane kandi nabyo birafasha. Hari abantu babura amashereka bakibwira ko byatewe n'uko wenda se babuze igikoma cyo kunywa, ariko si yo mpamvu. Ntabwo igikoma ari cyo cyonyine kizana amashereka, ahubwo kuruhuka bihagije, kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije, konsa kenshi, ibyo byose biri mu bintu bituma amashereka yiyongera. Igihe rero ukoze ibi bintu amashereka ntiyongere, amashereka ntaze, nyamuneka gana kwa muganga, uganire n'abaganga, baragufasha gutuma ubuzima burushaho kugenda neza. Wakoze rero kubana natwe, wakoze wumva ibiganiro byacu bivuga ku buzima, wakoze wumva inama zacu, nyamuneka wowe wumva ugifite imbogamizi twandikire muri komenti. Ibyo wumva utarasobanukirwa neza utwandikire, dukomeze twubake ubuzima buzira indwara. Nshimire wowe ubana natwe buri munsi, wowe wakoze subscribe, wowe wakoze share ku nshuti zawe, nyamuneka jya ukomeze turebe ko abantu benshi bakumva inama zivuga ku buzima. Bana natwe buri munsi rero ukomeze wunguke byinshi bijyanye n'ubuzima.